Ese bijya bikubaho kujya wibaza impamvu umukunzi mwakundanaga cyane agukunda cyane cyangwa se nawe umwiyumvamo cyane ashobora kwanga mu kanya nk'ako guhumbya akaguhararuka ukagira ngo nta nubwo mwigeze mugirana umubano habe na gatoya. Muri iyi video naguteguriye uyu munsi ngiye kukubwira bimwe mu bikomeye cyane cyangwa se iby'ingenzi kurusha ibindi ukora mu buzima bwa buri munsi uzinguri gushimisha umukunzi wawe, ahubwo ugasanga uri kumukururira kuguhaga cyangwa se kuguhararuka. Reka dutangire nta gutinda. Gusa ikintu cya gatatu cyo kiratangaje cyane ugikora mu buzima bwa buri munsi gusa ntabwo wari uzi ko ari kibikurura urwego ku mukunzi wawe. Jye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Shema David. Nk'ibisanzwe kora subscribe niba ari bugeze kuri uyu murongo, tujye tubana buri munsi mutono nkotongo. Reka dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu kiri mu bya mbere uyu munsi gituma umukunzi wawe ashobora kuguhararukwa mu kanya nk'ako guhumbya, icyo bita be present cyangwa se kwitabira igihe cyose agushakiriye. Igihe umukunzi wawe cyose agukenereye agahita kubona, amenya neza yuko nta kuramba cyangwa se mutazarambana, kubera yuko atangira kugusuzugura avuga ati uyu nguyu we igihe cyose ndamushakira ndi bwamubone, ari bwanyitaye nimuhamagara kuri phone, abe saa sita z'ijoro abe saa saba ndi bwamubone, reka mbanze nite kuri ibi ngibi. Ni ahandi ho uzatangira kubona umukunzi wari kukuburira umwanya, kandi niwe watumye akuburira umwanya kuko wamweretse yuko igihe cyose agushakiye uzaboneka. Nicyo kintu wamaze wamwereka. Nuba wamaze kumwereka yuko igihe cyose azagushakira azakubona, azabanza yita ku bandi cyangwa se yite ku by'ingenzi kurusha ibindi kugira ngo abone kuza kuvugisha. Mu gihe yaba azi neza yuko uri wa muntu udapfa kuboneka isaha ku isaha, yakabanje akakuvugisha muri uwo mwanya mukavugana, ubundi akabona yakora ibyo ngibyo. Cunga sana iki kintu rero gishobora kuzakugonga. Niba uzi yuko umukunzi wawe umuhereza umwanya full time, umwanya uhagije, isaha guhamagariye yose akakubona, ntago bizakunda. Nta gutinda, njyewe ndi Shema David. Reka dukomeze n'ikintu cya kabiri. Nizere ko mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel. Murakoze. Reka dukomeze n'ikintu cya kabiri nta gutinda. Ikintu cya kabiri nta gutinda. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane gishobora kuzatuma umukunzi wawe agororoka mu kanya nk'ako guhumbya ni iki ngiki. Icyo bita kutiga kubura cyangwa se kwiburisha. Mu gihe utazi kwiburisha, menya yuko umukunzi wawe azaguhararuka vuba kubera ko aragufite. Igihe cyose aragufite. Igakubura byibuze ube wabana iminsi 3 utabonana nawe cyangwa se utanamuvugisha. Telefone niba ngombwa unayikureho cyangwa se ube umubrose mu gihe baye ngombwa. Igakubura kugira ngo byibuze abe yagukumbura. Dore ikintu kizatuma niwiga kubura umukunzi wawe atazigera kuhararukwa cyangwa se ngo utazigera umuva mu mutwe. Niwiga kubura umukunzi wawe akabona amazi iminsi 2 atakubona kandi abizi neza ko utajya gumara n'isaha mutabonanye cyangwa se amasaha 3, azatangira kwibaza ati se sheri wanjye noneho yabaye iki, uyu nguyu byaba byagenze bite. Bizamutera kwibaza cyane, namara iminsi 3 atakubona azatangira gushakisha imbaraga no kuguhamagara cyane kubera yuko azongera kukubona agukumbuye cyane kurusha ikindi gihe cyose yigeze kuba yagukumbura. Wumva neza yuko ako kantu ari ingenzi mu gakeneye mu buzima bwawe se cyangwa se mu rukundo rwawe, kuko nukomeza guhorana nawe mu buzima bwa buri munsi ntago bizakunda. Azaguhararuka kubera yuko murahorana, uhora umeze nk'umwikubaho. Igakubura byibuze uburi gihe gitoya mu cyumweru ku buryo n'igihe mubonana gukumbuye, bityo urukundo ruzajya ruhora rumeze nk'aho ruri rutangira. Uyu munsi yashaka guhararuka arakubuze, atangiye gushakana imbaraga, ejo arakubonye arongera gukunze, ntago azigera guhararuka. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ngiye wundi muranzi banabategura ibintu bya danje gusa. Icya gatatu cyo kirarenze byatari, ukiteho kandi ugicunge sana. Rega dukomeze n'ikintu cya gatatu nta gutinda. Njye muri kubana ni Shema David. Subscribe zanyu nazikeneye quick. Merci. Reka dukomeze n'ikintu cya gatatu nta gutinda. Ikintu cya gatatu utaruzi kandi ukora mu buzima bwa buri munsi kizatuma umukunzi wawe aguhararukwa byihuse nta gutinda cyane. Dore ikintu cya gatatu kizatuma umukunzi wawe aguhararuka vuba, ikintu bita overconfidence cyangwa se kwigirira icyizere kirenze igikenewe. Ukamwizeza amahano utazabasha gukora, ukamwizeza ibiki, ukamwemeraho cyane biri hejuru. Uziyemere cyane. Sinkuje kugira confidence imbere y'umukunzi wawe, uzagire confidence ariko uzarinde gukabya. Iyo bita overconfidence. Nugira overconfidence ntago bizakunda, n'umukunzi wawe nawe bizagera ngo hajya kubwira ati ariko uriyemera. Nakubwira iryo jambo uzamenye ko kabaye. Uzirinde ko umukunzi wawe akubwira ni uriyemera. Uzirinde kumusezeranya ibintu utazasohoza. Uzirinde kumubwira amagambo y'ibintu byumvikana mu kwiyemera kwinshi cyangwa se kwihereza icyizere kidashobotse. Icyo ngicyo ni ikintu cya gatatu gikomeye cyane. Menya neza yuko nugikora umukunzi wawe azaguhararuka mu kanya nk'ako guhumbya. Kirinde ukigendere kure kubera ko wumvishije ububi bwacyo. Overconfidence ucyange. Nkuko bisanzwe ngiye mwabanye muri iki kiganiro ni Shema David. Bye nawe ubutaha mu bindi biganiro. Urakoze cyane. Nizere ko wakoze subscribe. Ciao.